Mu kwezi kwa gatanu 2023 imbuga nkoranyambaga zose zabonye inkuru yo kubara no guhererekanya ku bwinshi inshuti n'umuryango bari bacitse ururondogoro nyuma yuko witwa Frere Legend, umugabo ufite inkomoko mu baturanyi b'abarundi ariko akabazwi cyane inaha mu Rwanda kuko afite umugore. Uyu kandi akaba umwe mu bagabo b'abahanga cyane mu gutunganya amashusho yaba indirimbo cyangwa ya filime. Icyo gihe kuva i Kigali kugera i Bujumbura inkuru yari yabuze kibara nyuma yuko uyu Frere Legend bivuzwe ko yaba yarakubitwaga n'umugore we. Byavugwa ko umugore we amuhata imihini ndetse rimwe na rimwe kajya muraza hanze mu mbeho y'ijoro ryose. Gusa nyuma uyu mugabo yarabihakanye aratsemba avuga ko mu bushongore n'ubukaka bwe atakubitwa n'umugore. Ati umugore wanjye ntiyankubita nawe arabizi. Uyu munsi ntangiye gutyo. Umugore wavugwaga nta wundi ni Bahavu Jeannette. Iri zina nziko benshi atari ubwa mbere mu ryumvise, ndetse niba ari n'ubwa mbere uryumvise iki nicyo gihe ngo umenyeho byinshi abandi batakubwiye. Bahavu Jeannette ni umukinnyikazi actress wa cinema, umwe mu bakomeye bafite ibigwi bihambaye ndetse bakunzwe cyane kurusha abandi muri cinema nyarwanda. Kuva mu mwaka wa 2016 ubwo yinjiraga muri cinema kugeza uyu munsi amaze kuba igishyitsi mu ruhando rwa cinema nyarwanda. Ibyo bigashimangirwa n'ubwamamara afite yahawe na filime zitandukanye yagaragayemo zirimo yitwa Umuziranenge, aho yakinnye yitwa Jasmine, yitwa Cinkoni Zamba, yakinnye yitwa Mimi, hakaza filime y'uruhererekane yitwa Estimate ica kuri televiziyo y'u Rwanda ndetse yakinnyemo yitwa Diane, hakaza na filime ye bwite y'uruhererekane yitwa Impanga inakunzwe cyane muri ibi bihe aho yakinnyemo yitwa Kami. Filime y'uruhererekane City Maid yatangiye kuyikinamo muri 2016 niyo yamuhaye igikundiro n'ubwamamare bwose afite uyu munsi, kuko niyo yamushyize ku itara iramumurika bituma nawe ahabwa ijambo ku meza y'abakinnyi bakomeye kandi babahanga muri sinema nyarwanda. Kugeza ubu vuze ko Bahavu Jeannette ari umwe mu bakinnyi ba sinema nyarwanda bakunzwe cyane kandi bakomeye hano mu Rwanda. Niba ahubwo atari n'uwa mbere sinabambeshye, kuko ibi yaherutse no kubigaragaza mu bihembo bya Rwanda International Movie Award RIMA, aho yegukanye ibihembo bitatu byose birimo iby'umukinnyikazi w'umwaka Best Actress of the Year, atwara igihembo cy'umukinnyi ukunzwe n'abantu People's Choice Award, ndetse yanegukanye igihembo kiruta ibindi cy'imodoka ifite agaciro ka miliyoni zirenga 12 z'amanyarwanda. Nubwo nayo ibyakurikiye kuyitsindira byabaye inkuru yabuze kibara igakurikirwa n'ibibazo ndetse n'amahari yo ku rwego rwo hejuru. Ariko se mu by'ukuri uyu Bahavu Jeannette cyangwa se Diane cyangwa Kami ni muntu ki? Ndikubwira umugore w'umushabitsi ukomeye kandi wagerageje ibintu byinshi bitandukanye, kuko uretse gukina sinema yanyuze no mu itangazamakuru aho yakoze kuri imwe muri televiziyo ndibuze kubwira. Ibi bikaba ari nyuma yuko n'ubundi yari yarize itangazamakuru muri kaminuza, nubwo bwose yaje kubihagarika kuko yabiretse ageze mu wa kabiri. Uyu kandi uretse ibyo ni umuhanga cyane mu guhanga imideri, akaba anafite inzu ihanga inatunganya imideri ikanayigurisha. Ni byinshi yanyuzemo, ni byinshi yakoze, ni byinshi yavuzweho, ariko kandi ni byinshi yagezeho. Ariko se mu by'ukuri uretse ibyo nkubwiye n'iki kindi umuziho? Aho wageze ni ahanyaho, hagume tubane mu minota 15 yonyine byaranzwe rwose ngwaho ikaze. Ikaze nanone mu kiganiro cyacu kandi cyanyu. Turi kuganira kuri Bahavu Jeannette. Amazina yose ni Bahavu Jeannette Usanase. Yavutse kwa 17 Nyakanga mu mwaka atifuje gutangaza. Ucyumva izina Bahavu byanze bikunze utawumva ko atari izina ry'ina hafi mu Rwanda. Ubwo ari mu kiganiro Sunday Night kuri televiziyo Isango Star ku itariki ya 21 z'ukwa 11 2017, icyo gihe umunyamakuru Philipita wakoraga icyo kiganiro yamubajije inkomoko y'iryo zina. Mu gusubiza yavuze ko Bahavu ari izina rya papa we, avuga ko papa we yavukiye muri Kongo ndetse yanahise yishura ko nawe ubwe ari we yavukiye, ariko nyuma akaza kuza mu Rwanda akiri mu myaka mito. Uyu mudamu munubwo uyu munsi yirundumuriye muri sinema ndetse nayo ikamukundira ikamuha igikundiro n'ubwamamare mu bantu, ariko buriya zari inzozi ze kuzakina filime, na cyane cyane ko ngo buriya yari umukobwa ugira isoni nyinshi cyane ku buryo ngo kujya imbere y'abantu benshi yarabitekerezaga iminsi karega. Gusa ngo kuva kera yiga muri primaire yakinaga amakinamico ku ishuri, ariko ntigeze na rimwe arota ari muri sinema.
uburyo butandukanye n'ubwo, ahubwo nk'inzozi ze yakuranye yarotaga umunsi ku munsi kwari kubunyamakuru. ngo nibyo bintu yakuze akunda ndetse atekereza kuzakora byanze bikunze, ndetse byaje no kumuhira bijyamo nubwo atakoze itangazamakuru igihe kinini cyangwa se ngo aryamamaremo nk'uko bimeze muri sinema. Aha ushobora kwibaza uti umukobwa wikundiraga kujya kuri mikoro za radiyo cyangwa se kamera za televiziyo akora ibiganiro yaje kwisanga ate muri sinema? Bahavu kwinjira muri sinema bisa naho byamugwiriye, niba ariko navuga, kuko ntigeze abyirukaho rwose, ahubwo byaje mu buryo atatekerezaga. Byose byatangiriye muri hoteli yitwa Alpha Palace. Aha haberaga ibikorwa byo kuzamura impano z'abakiri bato. Hahuriraga abana benshi bafite impano zitandukanye, zaba izo kubyina, gukina amateatre, kumodaringa n'ibindi. Uyu rero we icyo gihe yaramodaringaga. Rimwe rero yaje kuganira n'umusore witwa Regis wakinaga amakinamico aho nyine muri Alpha Palace. Aramubwira ati rimwe wazaje tugakinana. Wibuke ko kera muri primaire n'ubundi Bahavu yakinaga amakinamico. Rimwe rero uwo Regis yaje kuburo bakinana, maze asaba Bahavu ko bajyana kuri stage bagakinana. Yarabyemeye ndetse barabikora. Nyuma yaho rero nibwo umusore Regis yaganirije umukobwa Bahavu mu gitekerezo cy'inyamibwa cyari kigiye kumuhindurira ubuzima, kikamuha ubwamamare buhambaye, kikamugira Bahavu twese tuzi uyu munsi. Yamugiriye inama yo kwinjira muri sinema agakina amafilime kuko ngo yabonaga byamubera. Bahavu akibyumva ngo yabaye nk'uguye mu kantu, ati njyewe, ati bya sinema sinzi iyo biva niyo bijya, ndetse sinamenya aho mpera mbyinjiramo. Regis yamugiriye inama ko yajya ashakisha amakuru yahabereye casting akazitabira, ko ari igihe bazamuhitamo bakamuha role. Uwo musore rero kera kabaye yaje kumurangira casting ya filime yitwa Icyeragati. Aragenda baramukastinga, ariko kubw'amahirwe make nk'umuntu utari unabimenyereye, hari n'ubwa mbere abikoze, ntabwo byamuhiriye. Icyo gihe ntiyahiswemo mu bagombaga gukina muri iyo filime. Ntiyacitse intege, yongeye kwitabira indi casting ya filime yitwa Cinkoni Zamba. Ho noneho bigenda neza, bamuhitamo, bamuha scene imwe arayikina. Nyuma yaho yakomereje muri filime yitwa Umuziranenge, ndetse aha noneho yabaye umukinnyi w'imena, main actress. Nuko nguko rero yatangiye gukina sinema, ndetse umunsi ku munsi yerekanaga ubuhanga buhambaye muri uyu mwuga. Ibintu byatumye mu mwaka wa 2016 ahita yinjira muri filime y'uruhererekane City Maid. Yari ikunzwe cyane icyo gihe, ndetse na none biracyakunzwe na benshi. Ni filime ica kuri televiziyo y'igihugu. Icyo gihe yawe gukina yitwa Diane, ndetse yari mu bakinnyi b'imena bayo. Iyi filime yamufunguriye imiryango yose muri sinema nyarwanda, ituma yamamara, arakundwa, atangira kwigarura imitima y'abanyarwanda. Kuva ubwo rero Bahavu Janet yahise afatiraho arakora cyane, ndetse arushaho gukundwa no gukina neza muri filime City Maid, aho yakinaga ari umukobwa ugira amahane menshi cyane. Yabaye muri City Maid kugera muri 2019, ubwo yavagamo agahita ajya gukora ibikorwa bye bwite. Kuva ubwo afatanije n'umugabo we Frere Legend bahise batangira gukora filime y'uruhererekane ryabo bwite bise Impanga. Iyi filime yarabahiriye, iranakundwa cyane, irushaho kuzamura izina n'igikundiro bya Bahavu, ndetse iha umwanya n'abandi bakinnyi benshi baramenyekana, ndetse kugeza uyu munsi imwe muri filime z'uruhererekane zihagaze neza kandi zikunzwe na benshi mu Rwanda. Mu bihe bitandukanye Bahavu yakomeje kugaragaza ko ari umukinnyi w'umuhanga ndetse ukunzwe n'abantu. Kugeza ubwo mu kwezi kwa kane uyu mwaka yegukanaga ibihembo bitatu byose, birimo n'icyamuhesheje gutsindira imodoka mu bihembo bya Rwanda International Movie Award, cyangwa se RIMA mu magambo y'impine. Kimwe muri ibi bihembo yatsindiye harimo imodoka. Gusa ariko nyuma yaho iyi modoka Bahavu yatsindiye yateje ibibazo bikomeye nyuma y'uko atinze kuyihabwa. Ibintu byatumye yagirana ibibazo n'abateguraga ibyo bihembo, barimo na Alia Cool ndetse na kompanyi ya Ndor Safari yagombaga gutanga iyo modoka, bitewe n'uko hari ibyo batumvikanagaho. Gusa kera kabaye iyo modoka yaje gutangwa. Nijoro ryo kwa kabiri tariki ya 16 Gicurasi 2023 saa 4 z'ijoro nibwo uyu mukinnyikazi wa filime yashyikirijwe igihembo cye cy'imodoka. Icyo gihe yavuze ko yishimiye kuba ahawe iyo modoka, nubwo habanje kuzamo birantega zatumye atinda gushyikirizwa igihembo yatsindiye, akaba hari hashize ukwezi n'igice. Yagize ati ubwa mbere hatanzwe igihembo gikomeye cyane nk'iki muri sinema nyarwanda, ni n'umugisha ukomeye ko ari njyewe bihereyeho. Kuba baratinze kuyima, mu masezerano habanje kuzamo amananiza. Mu buzima bwe bwite hanze ya sinema, Bahavu Janet usa na se
ni umugore akaba yarashakanye na Freddy Legend babana uyu munsi. Iri naryo ni izina ritari rito mu ruganda rwa sinema ndetse na muzika nyarwanda, by'umwihariko mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Akunze gutunganya amashusho y'indirimbo za gospel ndetse akaba yahora amashusho ya filime, akazandika akanazitunganya, ndetse akaba ari nawe manager cyangwa se ureberera inyungu n'ibikorwa by'umugore we Bahavu Jeannette. Mbere yuko ashakana na Freddy, Bahavu yabanje kuvuga mu rukundo n'umuhanzi Ivry. Inkuru yambukiranyije ibinyabumwe by'imyaka igarukwaho cyane mu itangazamakuru. Nyuma y'igihe kitari gito bombi bararyumyeho, rimwe aganira n'umunyamakuru Nsengiyumva Emmy wakoreraga inyarwanda.com ubakorera igihe hari mu mwaka wa 2018. Yamubajije ku rukundo rwe na Ivry. Abajijwe ku bijyanye no kuba akundana na Ivry nk'uko byakunze kuvugwa, yarabihakanye atangaza ko afite undi mukunzi utari Ivry. Yakomeje avuga ko n'igihe ibi byavugwaga ngo yari afite umukunzi kandi uziranye n'uyu muhanzi. Bahavu yatangaje ko kuba umukunzi we yaraziranye na Ivry ari kimwe mu byamufashije kuba wenda umukunzi we atari kubigira ikibazo. Icyo gihe yamije ko umukunzi we bamaranye imyaka 2 bakundana. Uyu mukunzi we yavugaga bari kumwe icyo gihe yari Freddy Legend, nubwo bwose icyo gihe yarataramutangaza ngo urukundo rwabo barushyire ku mugaragaro. Kuwa gatandatu tariki 27 Gashyantare 2021, Bahavu Jeannette yandayibwiye Freddy bamuhaye nka Freddy Legend. Nyuma y'imyaka irenga 4 bakundana, bemanije n'agahato ko bazabana ubuziraherezo maze bakora ubukwe bw'agatangaza. Mu kwezi kwa gatanu y'umwaka kandi, Bahavu Jeannette yongeye kugarukaho mu itangazamakuru, nabwo ararikoroza ashinjwa gukubita umugabo we. Ibi byazuzwe cyane ubwo yari arimo yishyuza imodoka ye yahawe mu bihembo bya Rima, ariko ntahita ayibona bitewe n'uko ari byo batumvikanagaho n'abateguye irushanwa. Aha niho hahise hazamuka inkuru z'uko adashobotse, ari umuntu ugorana, ndetse ko ajyana kubita umugabo we. Freddy Legend, umugabo wa Bahavu Jeannette, yateye twazi byo kuba yabakubitwa n'umugore we. Mu kiganiro bashyize kuri chaîne yabo ya YouTube, Freddy yarimo aganira n'umuhanzi w'umurundi uririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, akaba n'inshuti ye Christophe Ndayishimiye. Yahakanye amakuru. Uyu mugabo yamwinginze bishoboka, ariko ndamubera ibamba amubwira ko ari ibihuha, ndetse yibaza ukuntu niyo byaba biba ko bibera mu rugo rwabo akaba ari amabanga y'urugo uko byabyaragiye hanze. Freddy wavuze ko niwabo babimubajije yemeje ko adakubitwa, ndetse anavuga ko nta mugore wamukubita bitewe n'imiterere ye n'uko yiyizi. Ati, nta mugore wankubita, njye tubana mu rugo, ukuntu meze, ukuntu nzi, ntabwo umugore yankubita, ntabwo umugore yankubita, nawe arabizi. Freddy yakomeje avuga ko bitamutungura cyangwa ngo bimutangaze, ko ari inkuru nyinshi cyane cyane imyidagaduro zijya zijya hanze kandi nta bimenyetso abazitanze bafite, ari ubutwika gusa. Ngayo nguko ngibyo ibya Bahavu Jeannette, umukinnyi wa filime nyarwanda wihariye ubwamamare n'igikundiro cyinshi. Uyu ni umusozo w'ikiganiro cyihariye cyagarutse ku buzima bwe. Nizera ko byose wamwibazagaho bisobanukiwe.